Haleluya, haleluya. Muntu mfashe uno mwanya mbashimira mwebwe mwese dukomeje kugendana muri iki kiganiro cyacu itorero n'umurimo w'abizera. Rero nshima Imana kuko yanshoboje kugira ngo nanjye ngire umusanzu wanjye ntanga, kandi kuri mwebwe mwese mukurikiye hari benshi bampamagara bambwira kuko rwose barimo gufashwa mu murimo w'ubuhereza bafite wa buri munsi, haba muri korali, haba mu banyamasengesho, haba iki. Rero ndasaba Imana nayo ikomeze idufashe kandi turusheho kugandukira inzira yayo, turusheho kuba mu buntu bwayo no mu mbaraga zayo nyinshi. Rero mu kiganiro gishize twarebaga mu marembo 7 umukristo agomba kunyuramo n'imico 21 ayanyuranamo. Ubushize twari twarebye irembo rya 5 ariryo ryavugaga ngo ubu umukristo nyakuri nk'igikoresho cy'Imana. Ndagira ngo none nongere nsubiremo mu ncamake iki gitabo cyacu itorero n'umurimo w'abizera uko twatangiye turimo kureba ibintu 9 bituma bibahagarika ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, ibintu 9 byimira gukora kw'Imana. Rero muri ibyo ngibyo twabonyemo icyaha, tubona ko ari we ushoboye kurusha abandi, kuta akazi, kuta umurimo w'Imana, kuba ntibindeba, mbese byinshi. Rero nyuma ku gice kindi cyakurikiyeho ni icy'amarembo 7 umukristo nyakuri agomba kunyuramo n'imico 21 yanyuranamo. Irembo rya mbere twabonye imimerere y'ubuzima bw'umukristo nyakuri, ariho twasanze umukristo nyakuri ameze nk'umusirikare, ameze nk'urushanwa mu mikino, ameze nk'umuhinzi. Irembo rya kabiri tubona imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana, dusanga agomba kwifata nk'aho ari wenyine. Umukristo nyakuri yifata nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma y'umunsi ya 11:00. Umukristo nyakuri agomba kwifata imbere y'Imana nk'uzapfa ejo. Irembo rya gatatu twabonye uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi. Dusanga ubu uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi ari umurwanyi, ari umurinzi, ari umujyanama. Irembo rya 4 twabonye ibiranga umukristo nyakuri. Tubona kuko arangwa n'ubuzima bw'amasengesho no kwinginga, arangwa n'ubuzima bwo guhimbaza no kuramya. Umukristo nyakuri arangwa n'ubuzima bwo kuzirikana ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Irembo rya 5 ariryo duheruka kureberaho ni umukristo nyakuri nk'igikoresho gikomeye cy'Imana. Twabonye umukristo nyakuri nk'igikoresho gikomeye cy'Imana, ameze nk'inyundo, ameze nk'itabaza, ameze nk'impanda arangurura benshi bakumva. Uyu munsi rero tugiye kureba irembo rya 6 ariryo rivuga ngo kwiyemeza k'umukristo nyakuri. Kwiyemeza k'umukristo nyakuri niryo rembo ry'uyu munsi tureba. Umukristo nyakuri yiyemeza gukurikira umwami Yesu n'umutima we wose, n'ubugingo bwe n'imbaraga ze zose. Abantu bafite uko kwiyemeza bashobora guhindura ibibakikije. Abakristo b'iyi minsi icyo babura ni uko kwiyemeza gukunda Yesu Kristo kurenza urugero urwo ari rwo rwose. Ni icyifuzo cya data Imana. Gusabana n'abantu cyangwa banga icyaha bagakunda Yesu wenyine, ntibakora ikindi uretse ubushake bw'Imana. Umukristo nyakuri rero muri iri rembo rya 6 yanga icyaha. Icya 2 akunda Yesu. Icya 3 akora ubushake bw'Imana. Tugiye kureba rero duhereye ku kambere kuntu yanga icyaha. Bibiliya ntitwemerera kwanga uwo ari we wese, kuko uwanga mwene se cyangwa mushiki we agereranywa n'umwicanyi. Tubibona muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:15. Ariko hariho ikintu twemerewe kwanga, ni icyaha cyangwa kwanga ikibi. Imana ubwayo, kuko Imana ubwayo icyanga kandi idasubiza abanyabyaha. Tubibonera muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 umurongo wa 31. Umukristo nyakuri azinuka icyaha n'igisa n'icyaha. Bibiliya iravuga iti
mwabakunda Uwiteka mwe, mwange ibibi. Tuyibonera muri Zaburi ya 97 umurongo wa 10. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Tuyibonera mu Migani ibice 8 ku murongo wa 13 havuga ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Turebye no mu Baroma naho haravuga ngo mwange ibibi urunuka. Icyo ngicyo ni ubwa mbere, nicyo kintu navuga, kwanga icyaha. Reka turebe wundi muco wa kabiri yanyurana muri iri rembo. Akunda Yesu. Urukundo rusumba urwo dufitiye Yesu rutujyana cyangwa rutuma tugwa mu cyaha. Ikintu kikunezeza kuruta Yesu ni icyaha. Ni ikigirwamana. Urukundo dukunda imiryango yacu, inshuti, abavandimwe, basaza bacu, bashiki bacu, iyo rurenze urwo dufitiye Yesu ruhinduka icyaha. Yesu agomba gufata umwanya wa mbere mu mitima yacu. Gukunda Yesu ni itegeko rya mbere mu mategeko yose, ayandi aza ku mwanya wa kabiri. Yesu aramubaza ati, uzakunda Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ibyo utunze hose. Gukunda niryo tegeko rya mbere. Tubibona muri Mariko ibice 12 umurongo wa 29 kugera ku wa 31. Umuntu ukunda umugore we, umugabo we, umufiyanse we, abana be, umurimo we, igihugu cye n'ibindi, mbere ya Yesu Kristo aba ahinduye gahunda yo mu ijuru. Kubw'ibyo aba acumuye ku Mana, kuko aba ahinduye amabwiriza n'amahame yashyizweho n'Imana. Tugomba gukunda Yesu n'umutima wacu wose, n'umwuka wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, n'ibitekerezo byacu byose, n'imbaraga zacu zose, cyangwa umubiri wacu. Umukristo nyakuri nta kindi akunda kirenze urugero, keretse Yesu niwe wenyine agomba gukunda birenze urugero. Hari indirimbo 21 igitero cyayo cya gatatu cya kabiri kijya kivuga ngo nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorere umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima, bikorere umwami Yesu. Umukristo nyakuri akunda Yesu mu buzima bwe bwose. Reka turebe nanone umuco wa gatatu wo muri iri rembo, ryo kwiyemeza k'umukristo. Akora ubushake bw'Imana. Iyi si yuzuyemo abantu bahuze cyane nk'abanyabwenge bashakisha ibitekerezo bagenderaho, abyo byita za filozofi. Abagabo n'abagore bikorera ku giti cyabo bashaka amafaranga. Abacuruzi bashakisha amabuye y'agaciro. Abavuzi bashakisha abarwayi. Abavoka bashakisha abo baburanira. Abahinzi bashaka imbuto. Ababyaza ibintu ibindi, cyangwa abanyenganda bakeneye abaguzi. Abantu bafite ibyo bahugiyemo kandi buri munsi. Mbese bimeze bite ku bakristo nyakuri? Umukristo nyakuri ashobora kugaragara muri uru rutonde twavuze hejuru, ariko icyo ahugiyeho cya mbere ni ugushaka ubushake bw'Imana. Iri ni ryo banga ryo gutsinda. Ashobora kuba mu banyabwenge bashakisha ibitekerezo bagenderaho kugira ngo batere imbere, ariko ibyo byose ubushake bw'Imana nibwo bumuyobora. Ashobora kugaragara mu itsinda ry'abagabo n'abagore bikorera ku giti cyabo bashaka amafaranga, ariko ubushake bw'Imana akaba aribwo ashyira imbere. Umukristo nyakuri ashobora kugaragara mu bacuruzi bashakisha amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi bintu byinshi byamaguye, ariko ubushake bw'Imana nibwo ashyira imbere. Umukristo nyakuri nawe ashobora kugaragara mu bavuzi bashakisha abarwayi, ariko ubushake bw'Imana nibwo ashyira imbere.
Umukristo nyakuri ashobora kugaragara mu bavoka bashakisha aho baburanira, ariko ubushake bw'Imana nibwo ashyira imbere. Umukristo nyakuri ashobora kuba mu bahinzi bashakisha imbuto cyangwa barimo gushaka ibigezweho, ariko ubushake bw'Imana nibwo ashyira imbere. Umukristo nyakuri ashobora kuba mu banyenganda n'abashaka amasoko n'abashaka matiyeri poromiye, ariko ubushake bw'Imana nibwo ashyira imbere. Reka tugere ku bibazo. Kwiyemeza k'umukristo nyakuri, hari ibintu bitatu wabonamo. Umukristo nyakuri yanga iki? Ikintu cya mbere yemerewe kwanga ni icyaha. Umukristo nyakuri akunda iki? Akunda Yesu gusa mu mibereho no mu migirire yose, ibindi bikaza nyuma. Umukristo nyakuri ashaka iki? Ashaka ubushake bw'Imana. Mu byo akora byose icyo ashaka ni ubushake bw'Imana. B. Nk'uko Yohana ibice 9 ku murongo wa 31 avuga, ninde Imana itumva? Yumva umuntu ukora icyaha. Imana ntiyumva umuntu ukora icyaha. Ninde Imana yumva? Yumva umuntu uri mu bushake bwayo. Ninde dukwiriye gukunda mbere mu buzima bwacu? Ni Yesu wenyine. Reka turebe imyitozo dushobora kuganiraho kugira ngo turusheho kuzirikana mu iri rembo. Dushobora kuganira kuri Yohana ibice 5 ku murongo wa 35 wa 30. Reka turebe ibyo dushobora kuzirikana. Zaburi ya 40 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Zaburi y'143 umurongo wa 10. Ni isengesho ry'icyumweru, nubishobora Umwami Imana kandi aguha umugisha. Yohana ibice 4 umurongo wa 34. Nshuti zanjye bene data, rero reka dukorere Imana. Reka kandi tugire kwiyemeza. Iri rembo rya gatandatu rivuga kwiyemeza. Ufite ibindi bintu byinshi wagiye wiyemeza kandi ukabigeraho. Rero nawe iyemeze. Kandi niwiyemeza, kera hari umuprofeseri wajyaga atwigisha ngo savoir et pouvoir. Ngo gushaka ni ugushobora. Nawe gushaka ni ugushobora. Icyo ukeneye gusa ni ukuvuga ngo ndiyemeje. Kera nubwo narahiraga mu giskuti, avuga ngo ku ishema ryanjye mfashijwe n'Imana niyemeje gukora uko nshoboye kose. Nawe rero iyemeze ufashijwe na Kristo Yesu waducunguye. Twaravuga ngo je m'engage, ndiyemeje. Icyo wiyemeje ntushobora gusubira. Hari indahiro imwe igibaho ivuga ngo intambwe idasubira inyuma nicyo kintu batangiza. Nawe rero mu bukristo bwawe we kugenda. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'ibyahishuwe mu itorero mu rwandiko Yohana yandikiye marayika w'i Laodikiya, iravuze ngo ubwo udakonje ntubire, urakaza uyaze. Ubwo urakaza uyaze kandi ngiye kukuruka. Reka kuba umukristo udakonje kandi ntabire. Nimba uri mu murimo, nimba uri mu bya Kristo, bihagararemo neza, we gutambikiza. Nimba wumva bikubangamiye, bivemo, kuko gukora ugononwa nta kintu byakugeraho. Hari umurongo twasomye muri Yeremiya ibice 48 umurongo wa 10, avuga ngo havumwe uwima inkota ye amaraso, kandi havumwe ukora umurimo w'Imana agonona. Rero nshuti yanjye, reka dukomeze kandi dufite imigisha myinshi. Mwari kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ndabakunda. Umwami Imana bagirire neza. Abakomeza bashobora kugira ibindi bashobora kumbaza cyangwa dushobora kuganiraho kurushaho, telefone ni 078 740 099. Umwami Imana bagirire neza, abagure, abaha umugisha, abaha igikundiro mu miryango yanyu, mu kazi mukora. Mugire ishya n'ihirwe, mwaguke mu mikorere yanyu, mu myumvire yanyu. Umwuka wera abahundagazeho ibyiza byose bituruka mu ijuru. Umwami Imana ahabwe icyubahiro. Amen.